Leonard avuga ko ngo wataye urugo imyaka 35 byari bimeze bite. Hanyuma hakaba imitungo Munyashongore Leonard yihahiye mu gihe Mukangwije rwose atarahari muze yafungurwa mwabaga mu nzu ya mukecuru afunguwe ntiyayizamo ajya mu yindi. Mu mwanzuro w'urukiko bavugamo umutungo umwe muri ya yindi ine ko ariyo bagomba kugabana. Mukurikira hano ruzingiye bakunzi ba KOP rero tugiye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Aha mureba nicaranye n'ababyeyi babiri, uri ibumoso bwanjye yitwa Valentina, ni umukobwa w'uyu mukecuru yitwa Mukangwije Dorosera. Bari bamaze iminsi bampamagara bashaka kumbwira ikibazo uyu mukecuru yagiranye n'umugabo we ari we se w'uyu mukobwa. Ikibazo kijyanye n'igabana ry'imitungo nyuma yaho baboneye gatanya. Uyu Mukangwije Dorosera yashakanye n'umugabo witwa Munyashongore Leonard. Ikibazo rero ukuntu kigoye ndabanza nkibabwire baze kukivugira, ariko uko nacyumvishe intandaro ya byose bano bantu bashakanye muri 70 nibyo bashakanye muri 70. Dorosera avuka Impunga mu cyahoze ari komine Gikoro. Munyashongore Leonard nawe yavugaga muri Mbogo mu cyahoze ari Kigali ngari, ariko mu gushakana kwabo bashakaniye ku Ntunga, icyari segiteri Ntunga muri komine Kanombe ya Kigali ngari. Ni hano hepfo ahantu hamaze gutera imbere cyane mu by'inganda. Muri 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, Mukangwije Dorosera yari yaragiye kurwaza nyina Intunga. Hanyuma Jenoside ibaye n'intambara yo kwihagarika ibaye, ntiyabasha kugaruka ku Ntunga muri Kanombe, ahubwo ahungira muri Tanzania kuva muri 1994 kugeza muri 2013 ubwo yagarutse mu bandi banyarwanda birukanwe muri Tanzania. Icyo umugabo we yise guturugo turaza kukigarukaho. Munyashongore Leonard nawe muri 1996 yarafunzwe afungurwa 2009. Bivuze ngo kuva 1996 kugera 2009 urugo rw'aba bantu rwabagamo abana gusa, ariko Mukangwije we yaruherukagamo muri 1994. Iki cya gatatu, Munyashongore Leonard yashatse undi mugore muri 2009, hanyuma amushakira mu nzu atariyo yashakaniyemo na Mukangwije, ariyo baguze hirya. Mukangwije Dorosera atahutse muri 2013 yaraje aba mu nzu yashakaniyemo na Munyashongore Leonard, yari nimo n'umwana muri umuna w'uyu. Hanyuma batangiye inzira iby'imanza guhera mu bunzi 2016, abunzi b'akagari 2016, abunzi b'umurenge 2016. Icyaburanwaga nuko uyu Mukangwije Dorosera yaratahutse asanga imitungo Munyashongore Leonard umugabo we w'isezerano yamaze kuyiyandikaho, iyindi ayandika ku bagore yashatse nyuma. Imyanzuro y'abunzi uko nagiye nyireba hose baremeza bati dusanze Munyashongore agomba kwandikisha Mukangwije Dorosera ku byangombwa by'umutungo bafatanyije. Uwo ni umwanzuro. Iyi myanzuro y'abunzi yombi abakagari abunzi ni bande? Sibomana Hazari Hasadi, Mukangumire Dorothea, Uwizeyimana Jean, niyo nteko y'abunzi yakurikiranye kino kibazo. Abunzi 2016 2017 banzura ko Munyashongore Leonard yandika imitungo yose akayandikaho Mukangwije bayishakanye mbere ya 1994. Dufite hanyuma bajya gusaba gatanya urukiko rw'Inyamirambo 2025 gatanya barayibona. Hanyuma ikibazo kuri no saha kiri ku mitungo. Imitungo Mukangwije Dorosera avuga ko bafite imitungo ine bashakanye, hanyuma bagasaba ko yose bayigabana. Hanyuma hakaba imitungo Munyashongore Leonard yihahiye mu gihe Mukangwije Dorosera atarahari. Uyu Mukangwije Dorosera akaba ati iyo ngiyo yo ayigumane. Hanyuma mu mwanzuro w'urukiko bavugamo umutungo umwe muri ya yindi ine ko ariyo bagomba kugabana. Mukurikira hano ruzingiye bakavuga ngo muri uwo mutungo umwe
Munyashongore Leonard zana rwa mwanzuro w'urubanza, rambura ya page urukiko aho rwanzura muri ya mapaje y'inyuma. Yego, rambura hamwe byanditse. Uyu mutungo umwe wa nyuma hamwe harimo kimwe cya kane. Voilà, uru ni urukiko ruhe, urukiko rukuru rwanzuye ko, ariko rwari rwarajuririwe, byabanje muri Kagarama bijya mu rwa Nyarugenge, hanyuma bigera mu rukiko rukuru rwanzura icyemezo cy'urukiko. Ingingo ya 27 rwemeje kwakira ubujurire bwa Munyashongore Leonard n'ubusuzuma usanga bufite ishingiro. Rwemeje 28 rwemeje ubutane bwa burundu hagati ya Munyashongore Leonard na Mukangwije Rosella. 29 rutegetse ko umutungo ufite UPI 1/03/01/05/5937 Munyashongore afiteho 50%, ubwo hazakorwa igenagaciro Mukangwije azahabwa 1/4 cy'amafaranga y'agaciro kawo. Aha ngaha impamvu matinda bakunzi ba KOP ndabizi ko hano harimo abanyamategeko. Uyu mutungo nubwo ari umwe, donc mu mitungo yari 3 uyu mubyeyi ntacyo yahaweho, noneho n'umusigaye arahabwamo 1/4, umugabo afatemo 1/2. Bivuze ko uyu mutungo 1/3 nta namwe hagaragaraho kizajya. 1/4 50% ya Munyashongore bingana na 2/4. 1/4 cya Mukangwije bigaba 3/4. 1/4 kuri uyu mutungo ntago tuzi aho abakemuye ikibazo bawuganishije. Hanyuma iyo mitungo 3 yindi ntabwo igaragara. Zamura tugeze ku buhamya. Uyu mubyeyi nuvuga ngo imitungo 3 yose yo iraba ya Munyashongore 100%. Hanyuma uyu mubyeyi akavuga ati abo twaguze na biyo mitungo guhera muri 83 barahari. Hari umusaza yavuze w'Ikayonza nawe araza kubyivugira, abandi bahari n'abatangabuhamya. Hari umutangabuhamya witwa Mukandutiye Clarisse, ni umuturanyi wabo bayiguraga areba. Hari umutangabuhamya witwa Kandangira Charles. Uyu afite ubuhamya buvuga ko bwaciye no kwa noteri, rambura wereke kamera, bwaciye kwa noteri buvuga ko bwemeza ko aba bantu baguze n'uwitwaga Hatanga Imbabazi. Ubundi buhamya n'ubwa Sebagisha Celestin waracyahari, akaba mukuru wa Hatanga Imbabazi, ariwe baguze uwo mutungo. Hari uwitwa Muhire Amuri wa Nyaruyenzi, aho uyu mukecuru ari kuba, ni umutungo waguzwe kwa Muhire Amuri, ntabwo urakorerwa mutation, ni uyu mukecuru aba, ariko nanone akavuga ko bari kuhamwirukana, bakanavuga ko uyu musaza Munyashongore Leonard yaba yaragiye gusaba Amuri gukora mutation, hanyuma Amuri akamubera ibamba. So muri make incamake yabyo ni yingiyi. Buri bwa buhamya uyu ni Kandangira Charles, uyu ni umutangabuhamya mu rubanza. Sebagisha Celestin uyu ni umutangabuhamya. Muhire Amuri ni wa wundi wa Nyaruyenzi. Hanyuma na Mukandutiye ari hehe? Mukandutiye Clarisse nawe ni umutangabuhamya. Muri make imvunaguye nuko bimeze niko mu byo mvuze. Drosel aricyo wongeraho bose. Icyambere, Leonard avuga ko ngo wataye urugo imyaka 35. Byari bimeze bite? Nataye urugo mu myaka 35, narahunze nk'abandi bose. Namwe n'icyahata benshi bacyari inyuma y'igihugu nibo benshi. Wese ko yafunzwe yari yarahunze nawe. Uragira uti ngo yafunzwe nawe yataye urugo. Komeza. Ikindi nuko abadukurikira ndunganira bafite amakuru,
ariko guta urugo nabyo bigira ikibihamya. Iyo umaze kubona ko uwo mwashakanye atakiri mu rugo, hari inzira binyuramo kugira ngo byitwe ko wasubiye ku seribateri wemerewe gushaka, ukabona mbese ibimenyetso, niba yarapfuye, niba yarataye urugo, nabyo bikagirirwa ibimenyetso. Ntabwo ari umuntu ubyuka ngo avuge ngo ubwo ntabona umugore wanjye ubu yataye urugo. Kandi guhunga ni ibisanzwe, ntawe utarabiciyemo nk'uko bivuga. No gufungwa, ni benshi bagiye bafungwa, nawe ukavuga uti ntabwo nabyo suguta urugo. Nuko ngaho tubwire. Ubwo guhunga kwanjye narengeraga ubuzima nk'abandi bose. Yego. Uwiteka mu gihe kimbeshejeho ngaruka mu gihugu navukiyemo. Yego. Nje ntiyanyirukana. Turabana sawa, ntitwabanye nk'uko twabana. Ntabwo utahutse, ntabwo waje ngo mubane nk'umugore n'umugabo. Aha, yego, komeza. Nanga tumaze nk'amezi 2 ati tujye iwanyu tujye kwaka umunani wawe tuwugabane. Utahutse nubwo mutabanaga yarakubwiye ngo mujye kugurisha umunani w'iwanyu intunga. Niko byagenze? Cyonka bere yaragiyeyo n'abana banjye ababwira ko Dorosera napfuye ngo ni bamuha umunani wanjye. Iwacu bati twereka aho wamuhambye. Kuki yapfuye ntuze kutubwira ko yapfuye. Bati subirayo n'abana bawe. Donc umugabo wa Munyashongore Leonard yabanje gufata abana bawe abajyana iwanya aho uvuka, ababwira ko wapfuye ngo bamuhe umunani wawe. Bigenda bite? Bati se kuki wapfushije umwana wacu ntuze kutubwira natwe ngo tumuhambe, hanyuma ukihutira no kuza gutwara ibye. Bati subirayo tuzatwereka aho bamuhambe. Uzatwereka aho bamuhambe. Uhungutse rero ngira ngo Imana ishe. Umaze amezi 2. Amezi 2 ni menshi. Mu kwezi kumwe mba ndaje. Kubiswe n'inkuba. Ati wa muntu navuze ko yapfuye none arazutse. Yarabikubwiye, yigeze akubwira ko yari yaravuze ko wapfuye? Iwacu barabimbwiye. Hanyuma hano ku Ntunga aho washakiye? Ubundi ibyo wabivuga. Basi nitugende iwacu. Umunani turagenda turawugurisha. Intunga murawugurisha? Turawugabana twese uko n'abana banjye. Yego. Nawe ntamajije kurya amafaranga arampinduka. Araguhinduka. Hanyuma icyo bavuga ko ngo yavuze ko umwe mu mitungo ngo yawushakanye n'umugore yinjiye agapfa akawuzungura, cyo kimeze gito. Hari icyo biziho Valentine? Uwo mutungo ntago ari uwo yinjiyemo umugore. Kuri nyakuri isoko yinjiye umugore arapfa aramuzungura. Nta mugore yigeze yinjira. Iyo mitungo ni ngewe wayibayemo. Maze arya wowe mwana wabo wande. Ni ngewe mwana wabo w'imfura. Iyo mitungo avuga ngo yinjiyemo undi mugore, uwo mugore ni yari namubyara we. Yari mubyara wa se. Yari mubyara we aba kwa nyirasenge. Ubwo yari nyogo okay. Yabaga kwa nyirasenge. Aragenda bakajya bakorana gutyo uraya. Bageze aho babamo. Babyarana n'umwana umwe w'umuhungu. Uwo muhungu nawe arahari. Mu nzu yani? Mu nzu ya mukecuru mama wacu. Ni naho nanakoreye ubukwe. Ni naho nanakoreye ubukwe. Ubwo rero byaje kunungura avuga ngo ni umwinjira. Umwinjira rero sinzi ukuntu yinjiye, abaturage barahari. Gituma nanjye nicyo mvuga, mitungo isambu cyangwa inzu si ikintu washyira mu mufuka ngo urabika, si ikintu wabika mu nzu. Yabigaragara uko mwagiye muyibona wowe iyi mitungo mwari uko bagiye bayibona warabizi. Jewe ndabizi byose yereye ku muzi kuko uwa mbere hari uwo wabasanga, hari uwo wavukiye. Hari aho navukiye bwite, hari naho bahahanye twe twajyaga bahaguze kwandi. Bahaguze na kwatanga imbabazi. Kwatanga imbabazi niye ugereranyije naho mwari mutuye? Urebye twari dutuye mu Kigarama. Noneho ugatambika hirya mu mudugudu wa Rugasa, nta ntera nini hari kuko twajyaga guca ibitoki twaza byo guteka. Icyo gihe bikiri abana. Hari iki naho bahaguze? Hari iki aho hantu bahaguze nta zirimo bayishyiramo bororeramo inka, habamo abapagasi. Abo bapagasi yabirukanyemo aribwo yashakiragamo uwo mugore. Aho niho yita ko yazungiye. Aho yita ko yinji. Kandi mwarahaguze? Twarahaguze. Hanyuma avuga kwa Karumare rero. Vuga kwa nde? Noneho hari n'ahandi hari ishyamba twatemagamo igiti. Yego. Ari naho
twahingaga hari umurima hepfo haguru y'igishanga Yego. naho avuga ngo Mwaguze nande ho? na Karumari. Karumari. Harimo iki? Harimo ishyamba uretse ko ubu ngubu agenda ahagaba ahama abantu imbere bibanza. Ahagurisha. Ahagurisha. Ahandi ni aho ngaho Nyarurenzi basaguye. aho uyu mukecuru. Aho uwo mukecuru kwa Musa. Uwo mwahaguze ryari? Bahaguze naho 2025. mbese byose hamwe ni amasambane. Ubwo ni amasambane. Okay. se gatanya yari yaza hari utana n'ishyano. So ubwo muri make abantu bantunga abantu ba Gahanga ikibazo cy'aba bantu murakizi muzi ko byifashe. Isambu ikintu cyitwa isambu nta muntu uyibona mu buryo bw'ibanga, iyo uyihawe haba umuhango ugasasibira ngo ugatereka amayoga bikavuga ku mugaragaro, umuryango ukamenya ko umubyeyi umwe ahaye undi muryango nta banga ribamo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birazwi. Imitungo ine uko Myashongore Leonard yayibonye dusigaje ni ukumenya ngo yayibonye abana na Mukanguje Dorosera yego cyangwa oya, ariko nanone naho yaba yarayibonye uyu nguyu akiri mu ruhungiro byaba bivuze ngo nubwo yari yarahunze yari akiri umugore we kugeza habonetse ibyerekana ko batandukanye. So nabwo n'ibyo yaba yarabonye yadahari igihe cyose yaba yarakiri umugore we bivuga ko byakabaye ari ibyabo bombi. So nkayo gukorera amasomo arimo ahangaha tuba twigisha abantu dore tuba tuzi ngo amakimbirane aba mu miryango y'abajene bakiri batoya, kumbe dore imvi n'uruyenzi zamurande harya wavutse muri Kangahe 5 n'indangamuntu ndayifite. Wavutse 5 Myashongore yavutse ryari? 5. So murumva ko naho bukikera, ariko icy'ingenzi nawe n'abavandimwe bawe ari abavandimwe ba Mukanguje Dorosera, ari abavandimwe ba Leonard Myashongore, ari abavandimwe ba Valentina, ari abaturanyi banyu, ari ababunzi bose bakagombye gushyira hamwe. Ntabwo ibintu byose bizajya bikemurirwa i Nyamirambo kandi abazi ikibazo bari ku ntunga. Icyo nacyo kigomba kumvikana abantu umuryango wakagiye hamwe kandi abunzi barabikoze bagakemura ikibazo bitagombye kugera mu nkiko. Nayo nguko rero niko ingo za kino gihe zisigaye zimeze, ntabwo ari mu batoya, ntabwo ari mu bakuru gusa, hose biraba kubera ikibazo cy'imitungo. Nawe vuga ijambo rya nyuma rero. Imitungo rwose yashatse ndayiza ntahari, ayo masambu ndayabona. Urabyemera ko hari amasambu yashatse udahari? Ariko atware pwese atware ndasaba ibyanjye nashakanye nawe nkifite. Urashaka ibyawe washakanye nawe, ibyo yashatse udahari atware kandi nabwo wari ukiri umugore we. Wowe ese wamugani nkawe harya wavutse ryari? Wavutse muri 80. Wavutse muri 80. Yasambu 83. Yego. Uri uwo muri donc ufite imyaka 46. None 46 iyo ubona ababyeyi bawe muri aya makimbirane n'irihe somo utanga ku bandi babyeyi n'abana? Ariko nawe yaraje mu mubyeyi gitoya ntigeragera mu rugo rw'abana. Muze yafungurwa mwabaga mu nzu ya mukecuru. Afunguwe ntiyayizamo ajya mu yindi. Yego. Gaho tubwire nyine wowe urase kujya kucegeye muvugana cyangwa byatangiye uko mukecuru aje? Ntabwo tuvugana ntabwo twahura nsuhuza. Wese wamusuza iyo byaye umushyira igiseke cy'umubyeyi ujyana urugori? No kuvuga ngo agifungurwa nagiyeyo tegereza kwaza ari ubwo iyo napfushije nibwaze. Afunzwe waragemuraga? Nitwe twamugemuriye cyane. Bene wabo bose se komba bari bafunze bari bafite undi wabajya bari uretse abana banjye. Nitwe twamugemuriye ahubwo twatunguwe no kuba duhembye gutya. Okay.